iyo umuntu ambabaje naye ndamubabaza mu buzima busanzwe ntabwo ndi seriyeuse akantu ko kuvanga ibintu byarankurikiranye ngomba gukumva kuvanga ibiryo iki kiryo none kuhita nkurikizaho kuvanga imiziki ewana diri birahuye muri biriya haranditse ngo wizere umwana w'umuntu avumwe njye se ndinde urenga ku mategeko biriya yanditse singomba kubizera ariko ndabakunda best manager kabisa ewana warakoze cyane kabisa salute niwe muntu wampembye amafaranga bwa mbere nta n'igikoresho na kimwe mfite Yes, alright, nk'ibisanzwe murabizi ko ntajya mbabihiriza mufore noneho uyu muntu ku madrip cameraman mbabarira naragera n'ibintu mvuga zamura gake gake uhereye ku rukweto timba ya fresh uzamuke hejuru umva ntabwo no muntu bunda nabaho ngeyo mugezeho ndanavuga ngo salute ya man ngira ngo mwana bibonye nza nirukanka cyane mwibutsa gukora comment, share, like and subscribe utabyibagiwe kugira ngo ibiganiro tukugira nka BBM TV ndetse na Omar the promoter cyase Omar promoter mube muri kumwe 5 kuri 5 rimwe kuri rimwe isa ku isaha reka nitangirire Tasha the DJ what up man tese mize fresh nari funzemo neza shana kibazo kabisa ndashima Imana kintu ciki kimbeho hoya ntambe mfite urana y'umuntu agitaha rukuru umuntu abyuka bakabyukanye iroro uyu munsi wabyotse ute reka none ute tunizamukira nabyo mbyutse kenshi shima Imana ko intangije undi munsi ko yumva umunsi wanjye utangiye uba ari umugisha nakiri DJ cyase buze kumbabarira byose ni DJ Tasha nkuzi njewe wenda ugitangira bino bintu ariko ntago nashatse guhita mwiyereka ese iyo umuntu akeneye kukwiyereka bisaba iki azahuri cyangwa wowe ujyaho we ari iyo umuntu akeneye kunyereka azaho ndi kuko koze aba ari support je kuma y'ahantu ndi gukorera twinjiriye mu kazi none sasa bisaba iki ese ni ryari agomba kukubona haba habaye iki birumvikana uvanga ya miziki n'ibiki byose no nk'umu DJ biba bimeze bite ubwo no kuvuga ngo mite mvuga ahantu hose yansanga no kuvuga ngo akazi kanjye kaba gapanze Monday up to Saturday kuwa mbere mba ndi muri Nofram Hotel kuwa gatatu mba ndi muri Nofram Hotel kuwa kane mba ndi muri Kaizen Hotel kuwa gatanu mba ndi muri Sheraton 4 Point by Sheraton imbere ya Marriott kuwa gatandatu mba ndi muri Dekeza ku cyumweru nanjye nka Natasha the DJ umutoni n'akandi kanazina ryanjye ngomba kwicara nkitekerezaho nkavuga ese cya cyumweru cyose maze ndi gukora cyakoze Imana warakoze ngafata umwanya ngashima Imana ari nabwo nasubira mu tuntu twose byo wasevinze bimeze bite aho rero nkunze ikintu cyiza unkoreye cyane ati mfatamo nanjye umunsi umwe nkabitekerezaho nka Mutoni Tasha the DJ man urankomye uba proud y'umuntu kwita irindi zina riri ku ruhande rya Tasha the DJ yes of course nitwa Umutoni Natasha havuye hakaye izina ry'akazi nitwa Umutoni Natasha ari mpamvu uvuze ngo ku cyumweru mfata umwanya nk'Umutoni ntago uwo munsi mba ndi Tasha the DJ murabyumviye rero proti nababwira iki mwokagira Imana mwe murabizi murabyumvise ahantu agomba kuba ari unamukeneye Instagram uraraza no kunayitubwira ariko reka twanshene twirukanka ko namukanya afite akazi ndagufatiranye ariko nihangane nje sinjya ngo abantu zagitumba reka ndaguteguza urabizi ndi kabisa tumaze iminsi dukubitana imitego tuburana kubera akazi nyine akazi just akazi ntabwo wabura kumbabara siko mba ndi guhiga nkuko nawe uhiga ni Kigali uri nyine ko ngukunda nabigirana hakuraye nkunda abantu muri net mbibabwiye ngiye nkunda abantu ukanga umuntu kubabaza iyo umuntu ambabaje naye ndamubabaza urugero rw'igihe Natasha abababaye ni igihe umuntu amukoreye iki iyo umuntu ambeshya bambabaje aho kugira umbeshye ngewe Natasha washaka ikindi kintu nkorera nawe sinkunda umuntu umbeshya tu
n'igihe kingana iki sibyo ufata muri uno mwuga wawe urimo no gukora cyangwa se ni time ingana iki uhereza ibindi bikorwa biri ku rundi ruhande wenda se numvise ngo ujye unafasha abantu batishoboye abana se tuganirize byaje bite n'igihe kingana icyo ushobora kuvuga ngo reka nicare nigomwe ka kazi kanjye k'ubu DJ nzi ko munavunika nabikora ni ukuvuga ngo ntangira umwuga w'ubu DJ nabitangiye nzi ko ari akazi ngiyemo nk'uko wajya kudepoza ahantu wanditse iretre uvuga ati aka ni akazi ngiye gukora kagomba kuntunga kagomba kumpemba ku kwezi nagiye mu mwuga w'ubu DJ ntagiye mu mikino nakagiyemo ari akazi kantunze of course ubu ngubu ni nako kantunze niko kankorera ibintu byose so nagize amahirwe Imana iramfasha nyine nkunda kuvuga Imana cyane kuko mpora nyishimira niyo ikora imirimo y'ibintu byose mfata umwanya wanjye nshimira Imana maze umwaka ngenda umu DJ umwaka umwe nawujuje mu kwa mbere ku itariki 17 ubwa mbere noneho nkora n'akazi k'ubu DJ mbivugire hano kuri BBM TV nakoreshejwe na Bosco akiri manager best manager wa Centric Hotel iba munsi ya hani Remera niwe muntu wa mbere wankoresheje akazi uwo munsi aranampemba ntaramenya gucuranga uwo munsi nibwo navuze ni byibuze mbaye umu DJ ndiye ku mafaranga ayo nayo teke nahise mfata mu mutwe mvuga yuko ari uwo munsi natangiye kuba umu DJ ibyo kuba narize nabikuyeho ahubwo kuba narakiriye uwo munsi nkakira amafaranga nibwo nagize ibiki navuze ko uwo munsi nabaye umu DJ bana Bosco warakoze kunyizera ukankoresha abandi bantu batarabasha kumenya kabisa yes of course best manager kabisa warakoze cyane kabisa salute niwe muntu wampembye amafaranga bwa mbere nta n'igikoresho na kimwe mfite naje nyine naje ndavuga ati birananira nyine ni ukuvuga ngo nize ubu DJ mu kwezi kwa 12 njya ku mafaranga y'ubu DJ ku itariki 17 z'ukwa mbere 2023 nabyize 2022 mu kwa 12 best manager niwe wampembye bwa mbere amafaranga y'ubu DJ noneho nkora igikorwa cyo gusangira n'abana bo mu muhanda kuko urumva natangiye ubu DJ ku itariki 17 of course ni kuko niko mbivuga kuko nibwo bampembye amafaranga barampemba ngo nacuranze kandi nanabyisha ariko best manager arampemba kuko yabonaga yuko nyine narubwo ndacyari kwiga se ndabimenya ndamushimiye nawe cyane birakomeza ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ubwo turi 2023 ukwa gatanu twikubita mu kwa 12 ejo bundi kabisa ngira gutya ndavuga ati Mana uri igitangaza ibintu nabigiyemo rwose mbizi kana nabigiyemo atareka ntabwo ari imikino nibyo nshaka kuvuga ngira nabigiyemo nzi karakazi Imana wakoze neza amafaranga nabonye sinatekerezaga nubwo natunze amafaranga ngiye ubwanyu ubuzima nabaho ariko yanjye nikorereye yavuye mu mitsi yanjye mvuga ati nyine no mu bwonko bye mvuga ati ni ibintu nakoze nabone Imana uri igitangaza ibyo wankoreye reka mfate umwanya njye mu muhanda nagiye Nyabugogo nkatamo njya gusangira n'abana mu muhanda apana abona panze nabakasemo abo twahuraga bamwe babanza kugira ngo ngiye kubafunga ndabatwara turasangira ibintu byose bigenda neza akantu keza wibona ute yuza kuba nk'umupolisi ku mugani wawe bakubona bakikanga kuko ubu tuvugana hari uburyo bari kugukesha ibyo wabakora nuvuga iyo nza kuba ndi umupolisi iyo mu buzima busanzwe abantu bambona nk'umuntu uri seriye uri seriye kandi mu buzima busanzwe ntabwo ndi serious uri serieze mwana ari bavuga mu buzima busanzwe ntabwo ndi serious ariko abandi bantu bambona babona ndi umuntu uri seriye umuntu uri aho ngaho utajya upfa guseka ariko mu kazi uba uri seriye mu kazi ndi serieze cyane akazi ni akazi ibindi biri behind wigeze utekereza ikindi kintu wari gukora behind cyangwa se y'ukuntu abantu banakubona kitari ubudiri mbaza ngo nize iki
mbere kujya kumbwira gusa sansana ubundi wize iki nayo nabibonye njyewe ubundi iki kiganiro nayo ntacyiteze kuko urumva umuntu ajya kwiga ajya kwiga avuga ati ibyo niga nibyo nzajya gukora njye rero mu ewana ikintu kijyanye no guteka ndi nimero yanjye ndi umuntu wa mbere uranze guteka bya njye nize hotel operation nize guteka gukoresha ibintu by'amasafuriya none umubita gutya none umusigaye nirirwa ntabwo ubu nabyibuka ntabwo nabyibuka wese ko ibintu byawe bikunaniye mu kanya none ubwo urumva ariko akantu ko kuvanga ibintu byarankurikiranye ngomba kuvanga ibiryo iki kiryo none uhita nkurikizaho kuvanga imiziki ewana diri birahuye nagiye wicara ukavuga uti iyi salade byibura ntazakoze nk'umuntu urimba na salade kugira ngo bizahurirane oya jeni none nko ku cyumweru nyine byo nakubwiye ewana nditekera ni umwana tubana mu rugo akagenda akampahira akaza nkateka nkarya nkavuga ati terebye tashugiye compromising ikintu kimwe turi kuri ino kamera sinjya mbeshya nanjye ndi bugupromising kandi iyo mvuze ikintu mba ndi seriye Omar promoter niryari kuri icyo cyumweru wumva nushaka kumbwira uti nta kibazo uzaze ari ku cyumweru ariko mu kwezi kwa gatatu cyase muri ukwezi kuri kurangira niryari nzagusura nanjye nkarya ku biryo muri iyi minsi nyine urabona turimo turanywa resi nyine oya ndi kukubwira nyine tunywe resi uri ku cyumweru byaga bigira nyine ndi muri hangover nirirwa ndyamye aho ubyuki ugateka wateka ibicyakuba wapi hango ari hango vigukubita no kubyuka bikajya byanga ukajya uvuga ngo iyi na telefone ukajya uyitaba ngo iyi buretse ngubu turimo turanywa resi kandi of course tunywe resi dushimira umukuru w'igihugu perezida wacu ku itariki 15 n'ubukwe turanabyibuka tuzanamutora inshuro 5,000 buriya bukwe turabuzi z'ukwa karindwi noneho rero icyo cyumweru cyose uzashaka havuyemo icyejo mu gitondo na nyuma ya bwabukwe oya buriya bukwe se ko buri mu kwa karindwi nkubwiye icyumweru cyejo mu gitondo cyejo nyine ubwo uzashakamo icyejo mu gitondo nyine uzi ubwenge wa muntu we tasha sinjya mbeshya abanyarwanda BBM TV murabizi nzana abantu nkazana mumbere umugabo BBM TV uyu muntu nambeshya ku munsi wejo uyu munsi nyine umunsi wejo kandi ejo hahora rejo ejo nyine si n'abahanzi mwirwa mudukina mutuvanga ejo n'ejo nyine nanjye sinjya nica gahunda ntacyo bitwaye anytime isaha yose nanjye mbona ko icyumweru cyejo nyine cyejo mukanya si cyose reka twikubitire tubangura nanjye mwemereye ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere tuzakora anniversaire turi kumwe na y'imyaka 2 ubwo cya 3 n'ibiri tubimazemo anyway ubwo nuvuga ngo 17 z'ukwezi kwa mbere 2024 I mean na gatanu of course kuko turi 24 nzaba nuje imyaka 2 ndi umu DJ nibwo tuzafeta abanyarwanda ndabizi iyo nemereye umuntu ikintu murabizi ndanagikora nje mwemereye gato izakatwa kuwo munsi nje oya tuzahereza n'abantu se tuzatumira izaba ari celebration yacu kakano abana nabo turebe ukuntu kwa system nabo tunabongeraho nabo banarye na cake ari kuri mudije mvukune oya abana se ko twasangiye n'amakeke ibyo ntago ari ibintu mbwiriza ibyo hari ibintu umuntu apanga bitandukanye by'abantu nta kintu bitwa yes of course nari twimanukire sasa mu buzima busanzwe Tasha ni umuntu ubumeze ute iyo ari inyuma ya kano kazi wenda kugira ngo n'abanyarwanda bumve ko atari kano kazi gusa kakuzana imbere y'abantu gusa biba bimeze bite ni umuntu umeze ute ese ugira nawe igihe cyo gusura abantu inshuti y'abavandimwe bigenda nyitangira nakubwiye ngo nkunda abantu kuki ibyo bintu wabyibagiwe nyine urumva mu buzima busanzwe nkunda abantu niyo baba batankunda bo ntaribi hakungiye nkunda abantu ariko simbizera
ako rero nanjye niko nari ntegereje kuki utizera abantu hari abantu baguye mu muri biriya haranditse ngo wizere umwana w'umuntu avumwe njye se ndinde urenga ku mategeko biriya yanditse singomba kubizera ariko ndabakunda tu uwo tubashije kuba turi umwe tugaciringa ntagire ibintu bindanzana by'amasababu nta kibazo yangirana n'umuntu reka tunayigere ku musozo tunakureka koze mu kanya ufite n'akazi kenshi ndabizi ntabwo biba binoroshye kuri ino mihanda ndimo ndanasoza hari igice njya nita utuntu n'utundi ntabwo njya ngenda ntakishyizemo kugira ngo abadukurikiye babashe no kumva yuko natwe tujya tunatebya ni igihe mba ngiye kukubaza ikintu cyakubayeho kigutunguye cyangwa se wakoreye undi muntu cyangwa se bagukoreye ari benshi ariko icyo gihe tubwizanya verite biba ari ukuri ntabwo uba turi bubeshye ariko iba ari verite gusa ntabwo uba uri bumbeshye twagiye iyo uza kuba umupolisi ubundi yongezemo hano guseka nibyo biba biranga ibyo bintu ni ubuzima busanzwe iyo uza kuba umupolisi ni nk'igiki ubona kibangamye umupolisi akora nawe ubwo wavuga uti ngenda nakimushyigikiramo ariko burya ajya akomeza kibangamemo nza kuba umupolisi saba polisi kungemura nabo nyine bari mu muhanda wowe nyine tasha nzi ko abapolisi n'abasirikare baducungira umutekano oya icyo ngicyo nta kintu mfite ntakivugaho kuko nyine mbona akazi kose bakora ari keza icyo kibazo nyine cyo nyine ndumva ibyo bakora ari ibyo nta ribi nta kibangamye nta na kimwe ibyo bakora ni ibyo birakwiye mbaza ikindi aho ngaho ndatsinzwe pe wigeze ukina biye iyi na za boro zino ari z'amacupa imifuniko y'amacupa injere wakinye dogoma nazo byose naraye nkajya na biye ni kakaboro kameze nk'akazi ndayizi humura nayo ndayizi byose narabikina ukajya ubarasa kakaboro gutyo nyine niryari umuntu yagutsinze muri biye wabonaga ko byarangiye byenda ibyo ngo wamuguje kuguhuguzanya urabizi barasabwa bigire bansinda ntabwo bigeze bansinda ko nukiyemere tasha ntabwo ari ukwiyemera mani gukubwiza ukuri urumva ibintu bakuzabona abantu bose uri kubeshya uzi ukuntu ibintu byose wambaje hano byose biri ndi gusanga byose narabikoze se biye narayikinye kandi uzi ball iri hano yo gushinga bagushingishije goko ukajya ukubita ariko nkatsinda nuvuga ngo mu buzima busanzwe nakuze wabaga ubyikoresheje nkatsinda nyine ariko nkatsinda voilà asante sana reka twibutse abadukurikiye yuko ugomba gukora share like comment and subscribe kugira ngo ibiganiro byiza abastari tubazanira bajye babasha nabo kubona yuko mubakurikirana kuko munabakunda Tasha turasoje ariko mbere yuko nabwira abantu imbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo tunakure kuyigire mu kazi gira inama sinjya nandukana n'umutumirwa atagize inama agira bamwe mu rubyiruko babona ibintu bakabikerensa bakavuga ko ari umukobwa nje se burana nanjye najya hariya ese burasuburara rero ukuntu yiyandarika yirirwa mu bantu tiburana bimeze bite gira inama wagira abantu bagifite imyumvire niyo inama nabanza kugira abakobwa muri rusange ikintu cya mbere bagomba gukora bumve ko bashoboye buri kintu cyose bajya bajyamo havuyemo uburaya ariko havuyemo uburaya kabisa abakobwa ibintu byose bakora havuyemo umwuga w'uburaya ibindi bintu byose bumve ko babishoboye ariko ikindi kintu bajya bagomba gukora bajye bakora bazirikana ku bantu bafite ababyeyi bose cyangwa bafite ababyeyi b'abamama babazirikane ku babyeyi bababyaye abamama babo haba uwo babana haba uwamureze haba muri make nta muntu ukuru udafite umuntu wamureze niyo sinzi nyine uko nabivugamo nyine ariko bashimira ababyeyi b'abagore bababyaye babashimire cyane kuko ababyeyi b'abamama bakora akazi katoroshye kandi cyane ikindi kintu abana b'abakobwa nababwira bakore badashyize amaboko mu mifuka kandi bajye bakunda no gusenga buri kintu cyose Imana ukoze uzanyemo amasengesho ni ukuri ko Imana iragusubiza. Alright, kubitamo twirukanka imbuga nkoranyambaga zawe then bakomeze banaguforo havuyemo Facebook sinkoresha Facebook Instagram ni Tasha the DJ
Twitter Tasha the DJ, TikTok ni Tasha the DJ, na WhatsApp yanjye 050 ugahita ukomeza bahita babahereza nimero yanjye. Asante sana, wakoze cyane kandi akazi keza ubikora neza kandi. Yes, all right, thank you. Mwabibonye, mwabyumviye, abenshi habwirwa benshi akumva beneyo. So rero nakagaruka, reka mbashimire cyane mwe mudahwema kudukurikirana nka BBM TV hirya no hino. Mwibutsa yuko ukeneye kwicara ahantu heza cyane bashobora kugukorera ibintu byiza nk'ibyo bankoreye nkihagera, ni Dekeza Hotel. N'ahandi hantu mba nicariye, n'ahandi hantu njya nkorera, n'ahandi hantu nshobora guhura n'umuntu wanjye anyeneye, ni Dekeza Hotel. Hagire nawe, bari ibintu biza cyane. Mopfaya turi kumwe.